kumi n'imwe uba nta gahunda ufite yo gukora iyo utarakura saa kumi nyine ubutazakura saa kumi n'imwe ugomba kuba wakuze. bivuze ngo wakundaga weekend ukanga kubyuka? Kundaga weekend byabaga ari sawa. Hari weekend ntabwo abantu baraza kuyumva kimwe. Hari ukuntu birukana abantu ngo bamuhaye weekend. Nagize ngo wakundaga kwirukana. Oya ni weekend. Muziki uraryoha. Umuziki kandi umuziki nubwo zirandirimba ubona zitari z'Imana wenda nabo naya manota bacuranga n'ubundi natwe ducuranga. Rero ntago namuhungira kure ahubwo twaganira, ndabizi ko mu biganiro havamo igisubizo kizima. Mu mutima wanjye naronse byose ku musaraba. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe bakunzi ba Daily Vibes TV. Aracyari umuhungu wanyu Jama. Murabona ko ntari njyenyine, ntabwo ndi njyenyine, ndi kumwe na mwene data. Yatwibwira. Nitwa Ntaganda Chancelier. Ntaganda Chancelier akora iki, ni muntu ki? Ando muririmbyi w'indirimbo ziramya Imana zikanayihimbaza. Bazita gospel. Ariko hano imbere turabona ari n'igikoresho nacyo watubwira. Unabyo urabizi cyangwa uraririmba gusa? Ndagerageza kubera ko iramfasha mu gukomeza kuramya Imana nyine. Iragufasha. Unho muratwibwiye mu buryo bw'amazina mwadukoreraho tukumva. by'umukiza mwikubita imbere nunamye mubonye mbona afite ishusho itari yo kwifuzwa ndamureba uko ateze amaboko abambwe ku giti cy'ibivume mwitegereza babaye cyane umutwaro nkurwaho ndareba umwami wanjye nguriya ateze amaboko umubiri ushenguwe ko bwanjye umunyabyaha. Oh, haleluya. Amen. Amen, amen. Amen. Ubuhanga bufitwe n'abantu bacya cyane. Sinamenya ni impano y'Imana. Kubona umuntu acuranga akaririmba ni impano y'Imana mugani wawe. Noneho tutagiye kure twamwumvishe n'abakunzi ba Daily Vibes TV bakumvishe. Noneho ugiye kutubwira se Chance ni muntu ki mu buzima busanzwe apati y'umuziki? Chance ni muntu ki? Okay, Chance ni umusore w'imyaka 24 mvuka mu bana 8 nize ibintu bya comptabilité muri secondaire noneho muri nza kujya gukomeza ku ishuri rya muzika rya Nyundo niga y'umwaka umwe mfata information. Utubwiye ko yize ku ishuri rya Nyundo. Nari nakubwiye ngo tubwire uri we apati y'umuziki no kutubwira Chance ni muntu ki mu muziki. Ni he wageze kure bimeze ute uracyakomeje bimeze ute? Okay, ntaho ndagera akomeye gusa ndumuramyi ndamya Imana nkorera mu rusengero rwitwa Gosheni agukacace niho nkorera umurimo w'Imana nkunda gufasha n'amakorari nyine iyo bibaye ngombwa. Ufasha amakorari ntabwo uri umukorari?
ndumukorari ariko bitavuze ko ndashobora gufasha andi makorari mu zindi nsengero wenda zitari urwo nsengeramo. ni imwe yavuga ngo aho bavuga Imana hose uriyo. Hose kabisa. Nawe hose uriyo. Hose. Turabakorera bushake. Murabakorera Uwiteka. Ni nk'uko bimeze kabisa. Twakumvishe abantu uracuranga neza, none se bavuze ko ukora gospel gusa? Ushobora guhura n'umuhanzi ushaka gukora indirimbo bisanzwe zitari za gospel, ntabwo yakwifashisha hose bwo? Ntago nanone umuziki uraryoha. Umuziki kandi umuziki nubwo zirandirimbo ubona zitari z'Imana wenda nabo naya manota bacuranga n'ubundi natwe ducuranga. Rero ntago namuhungira kure, ahubwo twaganira. Ndabizi ko mu biganiro havamo igisubizo kizima. Twaganira. Abahanzi badukurikiye wenda ni cye kizere wabaha? Byashoboka cyangwa mwavugana nibishoboke, mwavugana bigashoboka, byagenda ute? Abanyamuziki bura n'abana beza. Abanyamuziki abari abantu bari sociable, baganira n'abantu, byanga byakunda tuganiriye hari ikintu cyavamo. Watubwiye ko wize ku bintu byerekeye n'icungamutungo. Washyize hirya cyangwa se nabyo urasa n'ubirimo, cyangwa se ni gute bitwarana n'umuziki? Naje gusanga nta muntu wabona umutungo ngo ananirwe kuwucunga, ahubwo ni kwa kundi nyine tujya gutyaza ubwenge. Buriya amashuri adufasha gushyira ubwenge ku gihe no kumenya gukora ibintu kuri programme, kubera ko wenda nk'ama economy tujya kwiga, ama comptabilité, nta muntu wabona amafaranga ngo ananirwe kuyabara, ahubwo gusa ni uburyo bwo kudushyira ku murongo kugira ngo tubashe nyine kuba macuwa mu mutwe. Ariko ntago nabishyira ku ruhande, ayo mbonye njya nyabara. Bivuze ngo byose urabikomeje? Ndabikomeje kandi byose urimo urabikorera icyarimwe cyane. Kubara amafaranga n'ubu ngubu niyo mfite 200 menya ko nyafite. Ubizi neza ko bambizi kabisa, kandi nkamenya ngo arakora iki. Ubizi? Bambizi kabisa. Okay. Ewan kabisa, numva courage. Merci beaucoup. Ufite indirimbo zingahe ku giti cyawe zawe? Okay, ni indirimbo imwe yagiye hanze twakoranye n'umupianiste bita Sami. Ndatekereza niyo yonyine iri hanze, ariko mfite projet yuko nzashyira indirimbo nyinshi hanze. Nuko hari ibiba bitarakunda ariko zizajya hanze. Hamwe n'Imana bizashoboka. Niba ntacyo bitwaye watushyiraho iyo ndirimbo yawe. Nuzuye amashimwe mu mutima wanjye, naronse byose ku musaraba. Nuzuye amashimwe mu mutima wanjye, naronse byose ku musaraba. Agaciro nari narabuze hari uwakangaruriye, naronse byose ku musaraba. Naboneye amahoro adashira, nabatuwe ingoma ya Satani. Kumusaraba niho twakiriye. Kumusaraba we, kumusaraba niho twakiriye. Yego, kumusaraba we, kumusaraba niho twakiriye. Turirimba. Kumusaraba we niho twakiriye. Kumusaraba we, kumusaraba niho twakiriye.
kumusaraba we kumusaraba niho twakiriye kumusaraba yo kumusaraba niho twakiriye kumusaraba niho twakiriwe ewa kabisa nanjye nari nagiye ase nkura ijwi ryanjye ryumvisha ute buriya naririmba nk'iriya buriya ijwi ryawe ariko reka ngo ukomeze muri urugendo n'ugukomeza oya winkomeza bwiza ukuri ijwi ryanjye waryumvisha ute ijwi ryawe ni ryiza ni ijwi ushobora kuririmba ijwi rya gatatu nkurikiye ijwi ryawe uburyo uvuga waririmba ijwi rya gatatu uburyo mvuga nibwo none uburyo ndirimba bwo nta muntu utaririmba umuntu uvuga wese yaririmba umuntu wese ushobora kuvuga yaririmba hari tugaba amajwi angahe aba amajwi ane ubwo ni iribanziriza irya nyuma ni ukuvuga ngo ntago ari ukuvuga ngo ni uko ari iry'inyuma ahubwo ni ijwi abahungu bafite iryo jwi ryawe bakunda kuririmba ubwo none ubanziriza aba wa nyuma oya ntabwo ari cyo kibazo ahubwo iryo rya nyuma niryo rikomeye ahubwo numva nsigaje nkagera ku rya nyuma ni ukuvuga ngo ahubwo wowe ufite level yo hejuru cyane urakomeye buriya umuhungu ushobora kuririmba iryo jwi rya gatatu aba atangiye kumenya ibintu kumusaraba kumusaraba wafashe inota ritari ry'ipapa byanze nakundi ariko ni sawa iryo jwi waririmba tenor bizaza nta muntu uvuka ngo ahita amenya kugenda ewana ni ukuvuga ngo se wagukenera wenda kuba wamuririmbira yakubona social media zawe watubwira okay ni Ntaganda Chance kuri Facebook Ntaganda Chance kuri Instagram ni Ntaganda Chance YouTube nayo ni Ntaganda Chance ariko channel yawe nta bintu byinshi ndashyiraho nta bintu byinshi biriho gusa ndateganya ko bizajyaho Imana nibishaka okay ewana kabisa urakoze cyane murakoze namwe sawa nishimiye kuganira namwe kabisa murakoze nicyo abwira abakunzi ba Daily Vibes TV abakunzi bawe ijambo bababwira ni irihe okay abakunzi banjye ikintu nababwira mbo hari igihe tujya twipanga tukavuga ngo dufite abakunzi wenda tutanabizi ariko ndatekereza ko hari abantu nanjye ndiwe ibyo ari byose urahari na cameraman wenda nawe arahari hari n'abandi babiri nzi bambwiye ko bankunda ariko muri rusange icyo nabwira abanyarwanda cyangwa abantu bose turi mu minsi ya corona turi mu minsi icyorezo cyateye isi ariko nababwira ngo bakomere ibi ngibi ni bizatuma tuvuga mu minsi iri imbere ni bizatuma tuvuga ubuhamya tukavuga ibyo Imana yadukoreye kuko nicyo kigeragezo niyo examen ducamo nk'abakristo muri rusange nicyo babwira abakunzi bawe turi muri examen mbega buri wese yitegure azapasinge nubwo nyine abakunzi ba Chance murabyimba nubwo yavuze abantu nka bane ariko ndakeka turagutse turi benshi turi umuryango mugari sibyo abakunzi ba Daily Vibes TV tukugezaho ibiganiro byiza bya buri munsi muri gospel turiyo entertainment muri rusange hose turahari kora subscribe like share comment wabyumvisha ute ese biragenda neza ubundi twakomeje turacyari kumwe n'umucuranzi akaba umuhanzi Chancelier harya umuntu nka baravuga ngo naryoherwe unyoterwe yego murakoze cyane namwe murakoze cyane twaje mu buzima busanzwe Daily Vibes murabizi tugera hose Chance ndashaka kubaza utubazo duke ariko niba byinshi urambwira urampagarika oya nta kibazo niteguye impamvu naje nuko niyemeje ko tuganira uriteguye cyane Chance watubwiye ko wize secondaire wayize agana nize intendezi muri yave intendezi niho nize secondaire tronkome nayize Gihundwe muri Rusizi wayize Gihundwe ni cye kintu wakundaga muri interna wumvaga bati ewana singirota mbo muri interna tronkome nayize ntaba muri interna ariko superieur nakundaga weekend byabaga ari sawa hari weekend ntabwo abantu baraza kuyumva kimwe hari ukuntu birukana abantu ngo bamuhaye weekend nagize ngo wakundaga kwirukana oya ni weekend just turiga mu mibyizi kuva kwa mbere kugeza kwa gatanu nimugoroba weekend kabira atangiye
wumva gahora muri weekend ubuzima bwose nabaga noneho ndi mu baporo meze neza na sente tumeze neza nyine wumvaga iminsi yose yaba ari weekend cyane ubwo muri weekend twahitaga tujya muri marepetition tukagani hakaba imikino nimugoroba ku cyumweru tukajya mu materaniro tugasenga tugacuranga tukaririmba ari ibintu byiza wakundaga weekend none ni cyo kintu wangaga mu gihe waguri muri internet ukavuga ati mana yanjye ibintu bije gute ubajije neza wangu nuko nta kintu mfite mba ngukoreyemo ntacyo ube wisogongeza aho ngaho nangaga umuntu watubyo prefe ariko ndamukunda ariko nangaga ukuntu atubyutsa umva yazaga kutubyutsa saa 11 n'igiti tukajya twumva igiti ku muryango kuko agakubita my friend nuko nyine aricyo cyari cyaratuzanye kwiga ariko iyo kitaza kuba ari icyo ngicyo umuntu yari ku devia kabisa agakora ibintu bitari byiza ariko twari kubishwanira nari ukuntu babyutse umuntu akumva nibwo agiye yasinzira ubundi bakikubyutsa baba babujije umutekano nyine ibitotsi byawe ntago wakwishima hari najya avuga ngo amasaha yo gukura ngo baba babyutse nawe uko bijye byumva mbose uko mbyumva ariko wenda n'ababivuga gutyo bakorewe ubushakashatsi ariko sinamenye icyo nabivugaho ngo ariko ndatekereza ko saa 11 umuntu aba yakuze nimba ari no gukura bakura mbere ya saa 11 uba nta gahunda ufite yo gukura iyo utarakura saa 11 ubwo nyine ubutazakura saa 11 ugomba kuba wakuze bivuze ngo wakundaga weekend ukanga kubyuka yes nakunda weekend nyine urumva muri ambiance nkanga n'umuntu mbyutse ariko nyine twarabikundaga niko ubuzima bwabaga bwubatse atakubyukije ntiwajya kwiga kandi aricyo cyatuzanye niyo mpamvu nawe bahari noneho tuvuga igihe mwageze mu ishuri weekend yarangiye kubyuka wabyutse ni rero somo wigaga ukumva kavuga ati biri gucamo isomo ni entrepreneurship ngire ngo niryo somo kuko ryasabaga ibigambo yasabaga kwidefanda kandi njya nshoboye kwidefanda none wumvaga entrepreneur itarangira itarangira n'umuprofi wayo mukunda kubera ko nyine twabaga duhuza nyine wenda nizitwaga za principal management abiga contabilité barabyumva umuntu yahitaga nyine yisangamo kubera bisaba ibigambo ariko nka za financial accounting my friend ntago bivamo wakundaga entrepreneurship wari gukubwira ngo ngwino yige entrepreneurship muri weekend urumva ntago wenda byabaho ariko biramutse bibaye suko nabi urumva nkunze weekend byanga byakunda ntago byaba ari byo kubera ko ntago muri weekend ni weekend ntago bari kuyiga ngira ikintu cyakubayeho kumva urasebye ukavuga ati ndandagaye mu banyeshuri bangahe bose mwiganaga ukavuga ati none nzongere ni iki cyakubayeho wenda amahirwe cyabaye twagiye muri competition mu kindi kigo twari twagiye muri competition y'imivugo urumva nari nkishakisha muri tronkome ntaramenya ngo ndaririmba nkora imivugo nkunda ibintu bishining ariko ntaramenya icyo nzahitamo nkunda bigezweho mbona hagezweho gukora imivugo hari competition y'imivugo nkora umuvugo mwiza my friend ariko ntazi nyine birabyo kwitakumba atari ibintu byanjye ubwo turagiye mu kindi kigo muri mururu ngire ngo muri groupe ya mururu tugezeyo ngeze kuri stage mvuze 20 Ntumbwire ko wibagiwe oya nyine ubwo nahise nyoberwa ibyo ndimo ndacanganyikirwa naje kwireturuva ndi hanze yaho twakoreraga competition sinamenye ibyambayeho n'ubwoba n'igihunga n'iki bitabinanira nyine numva ndasebye my friend Paul ntabagarura igihe nyuma ariko nyine nta kundi bibaho ntibizongera harabaye ntihakabe kabisa none se niki kintu cyakubayeho no kuvuga ati ndagafashe none ndemeje nyuma yo gusaba ukavuga ati none njye ugezweho ewana nanemeje abantu nagacyo wakoze ukemeza nyine urumva naje kwisanga muri superieri none naratangiye kwibona ntangiye kujya nkora gospel ngacuranga muri korali abanyeshuri urabizi y'ucuranga nyine unaririmba hari ukuntu wenda ibintu by'Imana ntago bisaba ngo uvuge ngo wabigezeho ngo cyawuri igitangaza ariko wabonaga ko abanyeshuri nyine bagufite nabo bafite waririmbaga muri make kabona ko muri kumwe nkabona ko turi kumwe nasaba service mu kigo yayimpa kubera ko nyine anzi
Chance rero turacyarimo turaganira ese Chance afite umukunzi ndavuga umukobwa umukunzi sheri imwe bafite ba sheri subwo ni ngombwa oya no kuhakana cyangwa kwemera bo sinzi ndatekereza ntawe urakeka ko ntawe aramutse nahari mbo sinzi icyo gisubizo reka ndumva nta makuru katukirengeho urakimariza inyuma ya kamera ndakubwira uko njya mbitekerezaho ibi bintu nibwo ubuze kumbwira uko bimeze ewana Chance kabisa ndakeka twaganiriye ewana iki babwira abakunzi ba Daily Vibes TV icyo nababwira ndabona wenda nakunze uburyo mukora wenda abantu ntibabibonye nakunze uburyo mukora urabona ko mwateguye nifuza ko wenda abantu bose abafite impano mwabagana numvishe n'izina ryanyu ririmo Daily urumva ni buri munsi ni vibes za buri munsi ndumva ko mukwiye kuganiriza abantu benshi none n'abantu bakabagana bagakora subscribe na comment bakabakurikirana muzabagezaho ibintu byiza nkurikije uko nabonye mukora. Okay, uyu yari Chance umucuranzi w'umuririmbyi wize agaseba akunda weekend yanga kubyuka akunda na entrepreneur ewana nakagaruka Daily Vibes TV bivuze kweri ibyo ngibyo ari bivuze kweri nakubura abantu bakakuziho nta kundi byaje iyi Daily Vibes TV kora subscribe like sharing bagenzi bawe shiraho comment ewana nakagaruka hari umuhungu wanyu Jama ndi kumwe na Chance ewana Imana iduhana imigisha murakoze cyane yego.